Mwongeye kwirirwa nizere ko mumeze neza cyane. Iki ni The Manifest TV mukurikiranye. Yewe ni HIG just reminding uko bisanzwe nkuko musanzwe mumenyereye. Bararikira kuri subscribe na share ndetse na like, arangiza ugasharinga ku bantu bawe ibintu byiza, ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Waba uri mu majyaruguru, mu majyepfo ndetse mu burasirazuba, mu burengerazuba cyangwa se mu mujyi wa Kigali, mwese mbahaye peace. Abamotari se cyangwa abanyonzi, imodoka, abashoferi batwaye none abari mu muhanda, abagenzi muri gutaravelinga mujya mu nce zitandukanye, muri kujyamo fungura akawifi cyangwa mugakora kutudata twanyu, mukajya kuri The Manifest TV mukahitamo, mukagenda mwirebera ibyiza biri kuri TV muniyumvira. Ni byiza cyane kuba ngiye nabakora mu ntoki. Ubu ngubu mwese mbahaye peace aho muri hose, naho muherereye, naho mugeze mujya mwerekeza mu rugo cyangwa se muri kujya gusura inshuti zanyu. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubabwira ku kintu kijyanye n'amafaranga. Amafaranga ndavuga aya ngaya abantu benshi ku isi ya rurema barirwa bahatanira, birirwa barwanira, birirwa bahasoringa kugira ngo bayabone. Ni amafaranga aya ngaya ubona y'inote ndetse n'ibiceri. Amafaranga aya ngaya y'amadolari, amanyarwanda, amayero, ni aya ngaya kabisa ngiye kugusobanuraho, mubwireho ku tuntu duke ku bintu bivugwa ku mafaranga. Uriya rero ku kintu mutari muzi, kera cyane ku bw'abami, abazungu batari bagera muri Afurika cyangwa abakoloni batari baza, amafaranga buriya ntabwo yakoreshwaga cyane nk'uko ubu ngubu asigaye akoreshwa. Kera rero abantu byari bimenyerewe yuko bufite inshuti, ni naho buriya abantu bakundanaga cyane kurusha ubu. Amafaranga asa nkaho yivanze, urukundo ruragenda. Kera rero umukecuru yafataga agatebo cyangwa icyo twita inkangara cyangwa se agatebo keza kahomesheje amase, akavuga ati reka njye gusura umuvandimwe, akagenda yikoreye agatebo karimo wenda nk'ibirayi se, harimo ibijumba se, bitewe n'icyo yejeje, karimo imyumbati, agashyira mugenzi we akemera, akarikora urugendo rwaba runini cyangwa se rugufi, akajya kumusura. Undi nawe rero akazagaruka kumusura n'ubundi amutiruriye cya giseke cye, aricyo twakwita inkangara cyangwa agatebo. Nawe ubwo yazanaga, nawe arabyumva, nimba aragajeje nk'ibishyimbo akabimuzanira nyine, rikumva byari ibintu byiza cyane mu gihe cya kera abakoloni batari bazi. Si ibyo gusa kandi mujya mwumva ibintu bya barter trade mu cyongereza, mujya mubyumva bakunda kubivugaho ibintu bya barter trade. Ibi bintu rero byarakoreshwaga mu buryo bahinduranyaga ibicuruzwa, ugasanga nk'umuntu yejeje nk'ibirayi byinshi kuko abona nyine agomba gusagurira n'isoko, akikorera nk'ibijumba cyangwa ibirayi yejeje akabijyana no ku isoko. Ubwo ryari n'ihuriro bahuriragamo, yangiza akagenda akareba ikintu atejeje akagurana n'ugifite, ubundi bwo bikagenda gutyo, abantu bakumvikana bagakundana. Abaguranye rero ikindi kintu bakoraga, bahitaga bahuza unity, kandi ati ubutaha rero nimba wese amasaka ngeneza ibishyimbo, ubutaha nabwo ninza tuzongera duhurire hano. Kera rero nta nimero z'abagabo, nta telefoni zakunze kubaho icyo gihe. Niyo mpamvu rero iyo bavuganaga gahunda, nawe ikintu cya gahunda kera gimaze gucika ubu ngubu bitewe n'uko telefoni zaje. Ariko kera buri ikintu cyitwa gahunda ni ikintu cyubahirizwaga cyane n'umunyarwanda ndetse n'undi wese w'umunyafurika, bitewe n'uko nta telefoni babaga bafite. Bamubwira ngo turahurira aha ngaha, ubwo byari ngombwa yuko aho hantu ugomba kuhagera ku isaha mwavuganye, kandi isaha zabo babaga ari ukureba, wenda yaracukuye ahantu akaba ati aha ngaha niyo izuba rigeze aha ngaha haba ari saa 5. So babaga bafite ibikoresho bagenda bareberaho igihe, ugasanga rero bumvikanye ko bahurira ahantu aha n'aha isaha runaka, ugasanga bose barahahuriye. Kera ntapfaga gutenguha undi nk'uko ubu ngubu bimaze kumera. Ushobora kwibaza rero uti ni iki gitera ibyo ngibyo? Ikintu cyabiteye rero ni ikintu kijyanye na telefoni. Telefoni rero nk'uko abantu benshi mubizi, telefoni buriya nta nubwo ari ikintu cyiza, kuko telefoni ubeshya umuntu ukamubwira ati wenda ndahangaha, kumbe uramubeshya. Telefoni rero nicyo kintu cyatumye abantu babeshya. Ikindi rero kijyanye rero n'agafaranga, niyo topic turiho. Agafaranga rero kakimara kugera muri Afurika, agafaranga kakimara kumenyekana, abantu bakimara kumenya kugakoresha, wakwibaza uti byagenze bitereka nse nkubwire rero ukuntu byagenze. Agafaranga kakimara kuboneka muri Afurika cyangwa twakwita mu gihugu cyacu mu Rwanda Gasabo,
none aha rero ngiye kugezaho ibintu bitanu byonyine byatewe n'amafaranga cyangwa se nicyo twita agafaranga rero ni inote, ni ibiceri, nibyo ngiye kubwira ibintu bitanu byatewe n'aka gafaranga cyangwa se abandi bakunze kukita ikofi. natinze ntabatingiye rero ikintu cya mbere cyatewe n'agafaranga. Ikintu cya mbere rero ni ukutareshya mu abantu benshi ku isi dutuyemo iyo bamaze kubona agafaranga, babonye ahantu agafaranga kavuye, bamaze kubona igiceri, atangira yitandukanya n'aba bandi bagendaga. Murabibona, ngira ngo mubibona ku bantu benshi. Niba utuye muri karitsiye umuntu akabona agafaranga, mwari inshuti, akagura akamodoka, wowe ukigenda ku igare, ubwo ngaho biba byabaye total different, ntabwo muba mukiri umwe, atangira kwereka yuko ntaho muhuriye. Iyo umuntu rero abonye n'undi umukonekitinga cyangwa umufasha kubona agafaranga, akongera kuyo yari afite cyangwa kutwe yari afite, akabona hari akantu bizamubyarira, atangira kwereka yuko nta hantu mugihuriye. Ibi rero birazwi cyane ku bantu bose batandukanye, abantu barushanya amafaranga kugira ngo umuntu abakurusha amafaranga, afite amafaranga menshi we ntayo ufite, mupfe guhuza, ntacyo akukorera, ntacyo akuryaho, utari umukozi we byagorana. Ni hahandi rero uzasanga umuntu mwari inshuti, wamwizeraga, watekerezaga yuko nagafata se cyangwa nugafata mbere ye hari icyo uzamufasha, ariko ifaranga iyo ryaje ibyo ngibyo urabyibagirwa. Benshi barabyibagirwa, abantu bibuka rero ni bake bibuka yuko hari abantu babanye mu bihe bari barimo. Rero ifaranga tukaba twarivuga nyine nk'ikintu gitandukanye gituma abantu bibona ukundi kuntu, imyitwarire agatangira ahindura bitewe n'uko abonye agafaranga. Nimba yagendaga yiyambariye sepress, agatangira akajyambara ya nkweto nyine isongoye imbere, urabyumva, inkweto ya congo, agatangira akajyambara ikibabi, urabyumva nyine, akikoraho, agatangira yajya nko ahantu hari abantu bakomeye, nawe akicara mu byubahiro mu neza abantu bakomeye, kwiha agaciro nyine ko afite ikofi. Nawe rero nimba ushaka gukora ikofi, ushaka kubona agafaranga, ukaba umunyacyubahiro, nawe kora cyane nyine, bizaza, kora gusa nuko birangira nyine abantu bibagiranye cyangwa se bibagiwe abo babanaga. Reka tudatitse cyane tuze ku kintu cya kabiri giterwa n'amafaranga. Ikintu cya kabiri rero giterwa n'amafaranga no gukora ibidakwiye ku bw'ifaranga. Abantu benshi rero ku isi dutuyeho benshi cyane bakora ibintu bidakwiye bitewe n'ifaranga. Ugasanga nk'umuntu baramubwiye ati kora iki ngiki, numara kugikora turaguha amafaranga. Murabizi neza hari abantu benshi bajya bagambanira abandi, akareba nka wa muntu udafite amafaranga, akamubwira ati we genda unyicire runaka se, cyangwa genda ufatire runaka umukorera iki ngiki, genda ufatire runaka umukorera iki n'iki, then urangiza amafaranga we ngariya uraziyaho. Abantu benshi rero kuko bagenda bashaka amafaranga, ugasanga umuntu abihubukiyemo, agiye gukora ibintu bidakorwa, ugasanga baramufashe, baramufunze, amazemo igihe mu magereza, ugasanga igihe ayo mafaranga yari ari kurwanira birangiye atanayariyeho. Njyewe icyo nagushishikariza rero no kudagenda mu bintu bihubukiye ngo winjire mu bintu uhubukiye, ibyo bituma bigukururira ibyago cyangwa se ibibazo, na rya faranga wari ugiye gukorera bikarangira utaririye. Tudatinze rero twerekeze ku kintu cya gatatu cyazanywe n'amafaranga cyangwa giterwa n'agafaranga. Abantu benshi rero dutuyeho baravunika cyane, ugasanga bimugizeho ingaruka, akabimenya ashaje cyangwa se ari mu zabukuru, akamenya ko yavunitse cyane. Bavunika bashaka agafaranga, bashaka iyo respect, kugira ngo babone agafaranga bakavunika bagakora cyane, ugasanga umuntu ageze mu zabukuru ashaje akiri mutoya bitewe n'uko yakoze imirimo myinshi cyane. Agafaranga rero kakimara kuza n'ibi byose byabaye imbere, agafaranga kataraza, umuntu yakoraga akorera inda, akorera ibyo, ariko ubu ngubu ifaranga, umuntu ufite ifaranga nta kintu atabasha kwikorera, nta kintu atabasha kugura. Umuntu rero asigaye akora kugira ngo abone agafaranga, nawe agire ikintu kizima aguramo.
ugasanga nk'umuntu rero abonye agafaranga ashaka kugenda akagura itaje nko mu mujyi, ashaka kubakisha ibikorwa remezo, ashaka kubaka ibiki ibintu bizamukururira agafaranga. Ibyo rero nibyo bituma agafaranga nako tuvuga yuko kari mu bintu bituma umuntu nyine akora cyane, biri mu bintu bituma umuntu ashaka amafaranga cyane, bigatuma avunika cyane. Rero agafaranga rero nako abyumva ntabwo kaba koroshye. Rero reka tunyarukire ku kintu cya kabiri cya kane. Mbere yuko tugera ku cya kane rero murarikira gukurikira The Manifest TV, uyiwe ni HIG Just Mind TV yacu. Rero tukurarika gukora subscribe, share, like, then ugatanga na comment ku kiganiro nimba wumvise kimeze neza, utaha tukazaza tuguhereza ikintu bitandukanye. Ikindi kandi nimba wumvise ikiganiro kimeze neza ugomba kutwandikira ukatubwira nimba comment zawe, nimba hari akantu tugomba guhinduramo, nimba wumvise ari fresh, nimba wumvise bitakuryoheye ari akantu waduha duhindura. Ide zanyu nazo ziba zikeneye muri iki ikiganiro. Ikintu cya kabiri rero nakubwira kizanwa n'ifaranga. Hari urwango mu bantu, abantu benshi barangana bitewe n'ifaranga. Urugero rero naguha nk'urugero, umubyeyi n'umwana barabipfa, umugabo n'umugore bose bapfa amafaranga, ugasanga bararwanye, ugasanga bamwe baricanye abandi baratemanye, abapfa ikintu cyitwa amafaranga. Rero amafaranga rero twacyita nk'ikiyobyabwenge mu bindi, nk'uko bamwe babizi neza. Amafaranga nicyo kintu cya mbere gituma abantu bashwana, nacyo kintu cya mbere gihuza abantu. Amafaranga rero akora byose, niko bajya bavuga mu Kinyarwanda. Ikindi kandi twakubwira kizanwa n'agafaranga, hari kutizerana n'umwiryane mu bantu. Kutizerana n'umwiryane rero bituruka kuki? Bituruka kuri ya mafaranga. Umuntu akakubwira ati aguhaye agafaranga ke ntabwo wagashyikiriza uwagutumyeho. Uko rero biza ari nko kutizerana, ugasanga umwiryane naho ngaho uturutse. Umuntu wese ufite agafaranga aba yumva yuko ari we ukomeye. Iyi ni The Manifest TV, tuba kurikira. Iyo ni HIG Just Mind. Nakubwiraga ibintu bitanu cyangwa se ibintu 5 rero nakugezagaho, ni ibintu byagufasha rero, byatuma nawe ibi bintu by'amafaranga bigendera kure, nubwo bitaba binoroshye. Gusa nyine ibi byose nkubwiye ko ari top 5 biterwa n'agafaranga. Muri agafaranga ni ikintu nakubwira nyine gitera ibintu byinshi bitandukanye, gusa twarobanuyemo 5 by'ingenzi aba ari byo tubabwira. Iyi rero yari The Manifest TV mwakurikiranaga. Iyo ni HIG Just Mind wakugezagaho ibi byose. Nawe utaha tukureka gukora subscribe, share na like ndetse na comment, tugasubira ubutari mu kiganiro. Ni HIG Just Mind. Ciao. Mwagiye kwirirwa, nizere ko mumeze neza cyane. Iki ni The Manifest TV mukurikiranye, yuwe ni HIG Just Mind nk'uko bisanzwe, nk'uko musanzwe mumenyereye. Bararikira gukora subscribe na share ndetse na like, arangiza ugasharinga ku bantu bawe ibintu byiza, ibintu bigakomeza kugenda neza.